naje mfite umutwe w'amagambo uvuga ngo ntucike intege, don't give up, n'abandonne pas, n'abandonne jamais. Ariko nageze aha uwo mutwe irahinduka. Ntuwandike, wahindutse. Umutwe w'amagambo wahindutse, wabaye nta bwoba nagira, nta bwoba nzagira. Ibihe ibyo ari byo byose nta bwoba ukwiriye kugira. Amateka wanyuzemo, Imana iza guhindura icyerekezo kugira ngo uzayishime ngo hari ahantu hari hakuye umutima, hari hateye ubwoba, hari ahantu wamvanye. Rero Imana yakubereye umuhanzi utaranabaho. Yagennye icyo uzaba cyo. Ikuzi ukiri mu mutima wayo, ikuzi urangiza muri ubu buzima. Hagati muri uru rugendo yo ntabwo yitayeho aho wavutse. Bagutunga urutoki ko wabaye wavutse wakuriye mu bumayibobo, ko wavutse hanyuma ukivuka iso na nyoko bagatandukana, ukabani icyo kiringiti cy'umwijima kigagutwikira kikakubuza kwibuka ko muri abo bakubyaye malgré ibyaha byabo, intege nke zabo, sibo baguhanze. N'abariya bavuga ko uri gicucu, ko ntacyo uzavamo, ko nta bwiza ufite, sibo baguhanze. Hari umuhanzi w'ubuzima bwawe. Igihe kigeze kubera icyaha tugatandukana nawe, Imana mu mutima wayo yagambiriye kutagubura, yemera gufata umwana wayo Kristo. Ntabwo njya muri detail, murabizi. Hanyuma ifata bya bihangano isi yagusize, yagushushanyijemo. Murabizi ko n'isi yaradushushanyije. Mujya mutekereza kubona nk'umuntu yishimiye agakiza, ariko wamureba mu maso aposa akavuga ati mwishimye, ukabibura. Abagabo ntawe ugomba gupfa guseka uko ashaka, nta n'ugomba kurira uko ashaka. Kandi yakiriye Yesu, kandi Yesu yarize uko ashaka. Hanyuma isoni wabikubwiye kuko na so yabibwiwe na se. Iyo bikomeye umugabo ntagomba kwereka umugore ko amarira iki, ibyo biziramo guhisha amafaranga wakoreye. Bigabye uko wahisha amarira, uko wahisha ubwoba, ni kuhisha n'amafaranga. Izina rya Yesu, Yesu yaje kukubohora kugira ngo wowe ubu uri we. Hanyuma benshi baze kuguha, none se umuntu azaza umubwire ngo ndakijijwe ariko umeze gutyo. Umuntu azaza kugusoromaho iki? Rero Imana ni umuhanzi wawe. Ntabwo wize, sibyo byagombaga kugira uri we. Ntabwo wakoreye amafaranga, ntabwo ari byo bigomba kugira uri we. Uri we kubera ko waciye mu biganza by'Imana. Amen. Numwemerera ukavuga ngo mu byo nyuramo, murabizi tubyemeranyeho. No mu rusengero kenshi bajya baza kwicarika abantu hano imbere, n'abantu bamenyereye mu itorero bafite imirimo y'Imana akanga kwicara imbere. Mwamwibaza ko ari kubera iki? Mwamwibaza yuko ari ikinyabupfura? Mwamwibaza yuko ari uko yaciye bugufi? Reka da,
bavuga ati batambona we, batavuga ko nirase, batavuga ko nishyize imbere, batavuga ngo none hakazana rya jambo ry'Imana ngo ujye ureka ngo ngo bakwijyanira imbere aho kugira ngo baze kuvana bakujyane inyuma. Reka buriya ni forme y'ubwibone, ni forme y'ubwibone, kuko nutahajya uwundi uri buhajye kandi wari wahabonye, uri bumutekerezeho, uri bumuvugeho. Ni mubohoke mu nzu y'Imana, ni iwanyu. Amen. Nta bantu bameze nabi nk'abajene ba none, bamerewe nabi cyane. Kandi jewe igihe cyarageze mpita mbona ko atari ugusuzugura, mpita mbona ko atari umuruho, mpita mbona ko atari kusonza. Babuze reference, babuze icyitegererezo. None se mwabana mwe muzabona abantu bashaje bashiririye, babareba igitsure, babwira ntimuvuge, nimugera mu rusengero utawifata gutyo. Reka mbabwire iyi forume kwifata gutyo. Baba barimo bahimbaza ifata akarere. Muzi icyo bisobanura? Amarangamutima baha ndayafunze, sinshake kinjira n'igisohoka. Umujinya wanjye nawinjiranye ndawutahana, agahinda kanjye nakinjiranye ndagatahana. Nta masezerano yawe Mana nshaka. Mwirekure. Kuko ngo iby'ubugingo by'umuntu bitemba biturutse mu marangamutima ye, kandi amarangamutima yacu yarakomeretse, yakomerekeye aho utazi kuva ukiri mu nda ya nyoko. Ugenda ukomereka, umuntu akongerezaho kandi umuntu akugerekaho ikindi. Nta muntu n'umwe nubwo yaba umubyeyi wawe uzigera gukiza, kuko nawe arakirwaye. Yesu wenyine niwe ushobora kugukiza. Niwumva bikunaniye guhimbaza Imana ngo uzamure amaboko, pfukama, cyangwa ugende hariya ku rukuta ugire gutyo uvuge ngo Mana giye byananiye, umubwire. Ariko ureke kwifa abantu bagufunge, ubuzima bugufunge, nawe wifunge. Ibaze iyo minyururu uzi kwirusha iya Petero igihe ntuzamufungaga. Ikuzi utaraba mwisi, ikuzi ukiri urusoro uri amazi, iraguforma. Uhariya ukiri amazi, nta wari uzi ko uzaba umuhungu cyangwa umukobwa, niyo yonyine yari ibizi. Iraguforma kandi ntabwo igihindura amateka, ahubwo irayasobanura, ahubwo irayayobora, irayahindukiza. Niba warebaga inyuma ikaguhindukiza ikakurebesha imbere. Niba ibyaha byakujyanaga ibumoso ikaguhindukiza ikakujyana iburyo. Niyo iyobora amateka iyo uyemereye. Amen. Dusomere kuva ntabwo turi busome imirongo, nako ntabwo sindi busobanura amagambo menshi, ariko harimo imirongo numva ashaka gusobanura cyane mu buryo bw'umwihariko. 33 14 kugeza kuri 17. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekana yuko jye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha n'iki, si uko ujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Amen. Ugejeje kuri kangahe? Uwiteka abwira Mose, ugeza kuri 17. nicyo uvuze icyo ndagikora,
kuko wangiriye ubuntu nkakumenya izina. Amen. Amen. Mureke mbabwire, uyu mugabo Imana yari yarakaye kubera ibyaha ubu bwoko bwa Isirayeli yari ivanye mu gihugu cya Egiputa mu gisuzuguriro. Ibaze umuntu akuvanye mu buja, akuvanye mu gisuzuguriro, akuvanye ahantu utagiraga identite, akuhaye isezerano yuko agiye kuguha igihugu, warangiza ukavuga ngo ubusu njyanye, ubusu wankora ibiki? Nuko byagenze. Hanyuma Imana irarakara, iravuga ngo sinshobora kujyana namwe, njyanye n'ubu bwoko kubera ko butagonda ijosi, naburimbura. Abibwira Mose. Bateranye amagambo aramubwira ngo jyana ubwoko bwawe. Mose nawe aravuga ati n'ubwawe. Imana igera igihe imubwira ngo ndaguha marayika aba ari we mujyana. Mose aravuga ati ntibishoboka. Yageze igihe asheta ubuzima bwe, atanga ubuzima bwe, aravuga ngo aho kugira ngo urimbure aba bantu, umpanagure mu gitabo cy'ubugingo. Mose aramubwira ngo aho kugira ngo urimbure ubu bwoko, jyewe mpanagura mu gitabo cy'ubugingo. Imana iramubwira ngo jyewe ukora ibyaha niwe nzahanagura mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma baradiskita, agera igihe rero aramubwira ngo nutajyana natwe uturekera. Aramubwira rero ngo ubwanjye noneho yaramwemeje. Uzi ko ushobora kwemeza Imana uri gato cyane, ariho ukimenya Yesu, ariho ukimwizera, Imana ikakumva nk'umubyeyi wawe, nk'inshuti yawe, nka mugenzi wawe. Yaramwemeje, arangije aramubwira ngo okay, ubwanjye nzajyana nawe. Ntiyagarukiraho. Urazi ushobora kugendana n'umuntu mugafatana urugendo, mukazamuka imisozi, mukamanuka ibibaya, ariko ntakuruhure. Ariko Uwiteka yabwiye Mose ngo nzajyana nawe kandi nkuruhure, nta kizakurusha, nzahora nkuruhura, nta nari muzakuka umutima, nta nari muzarambirwa, kubera ko yabubakiye ihema ye ngo kumanywa hakaba igicu kiba kingira izuba, ntibicwe n'izuba, mu rugendo barimo ntibaruhe. Ibyo Imana irabikora muri ubu buzima bwa none. Ukasohoka mu nzu utariye, ufite akenda kamwe, umuntu akakubona ngo yongo wambaye neza sha, kandi warayukameshe ejo wari wakambaye. Bisobanura iki? Kandi mbene nk'uwo muntu ntanashima Imana ngo avuga ngo umwenda maze nk'icyumweru naraye nkumeshe nijoro nkusubiyemo sinanawuteye ipasi, none babonye nambaye neza. No, si uwo mwenda babonye ubwiza bw'Imana kuri wowe. Imana yagusize, yagutwikiriye. Murabizi, hageze aho dukwiriye kujya tubwira aho tugeze, abantu bakamenya ko turi abakristo tutanabumbuye akanwa. Uko tureba, uko tuvugisha abantu, murazi etike mu Kinyarwanda ni iki? Imyifatire. Kera bajyaga bavuga ngo umwana w'umunyarwanda rwose ntabwo yitwara gutya, umwana w'umukobwa ntabwo yicara gutya. Sibyo? Ibyo bintu byaracitse. Simvuze ko abakobwa batagomba kwicara nk'abahungu, simvuze ko abahungu bagomba kugira inyifato yabo, ahubwo hari
uburere kandi ntabwo ari ubw'Abanyarwanda gusa, ni ahantu hose. Muzi ko umuntu ashobora, jewe narabibonye hano, biro yanjye iri hariya hirya batayizi, iri hariya hirya, hari abana bajya bafite umurava, bafite gukora, bafite guserva Imana, ariko mugahura ntanabone ko non seulement uri umuntu mukuru, ntanabone yuko uri umushumba we, akareba hasi agatambuka, kandi hagati yanyu nta metero ebyiri zirimo. Rimwe ndavuga ngo agomba kuba afite isoni, cyangwa se ntabwo yitaye kuri uwo muntu bagiye guhura ari mu bye. Ni ibintu biteye ubwoba mwabana, ni ibintu bibambura umugisha, ni ibintu bibambura umuntu akinjira nk'umukecuru akinjira muri bisi, nawe winjira mukabyigana, yagusanga muri bisi. Ni bande bahora bajya muri bisi? Nukuri umuntu mukuru agafata icyuma hejuru, ureba ufite Yesu, ukavuga ngo niriwe nkora, nakoze ubu ede, ndarushye rwose. Uzi ko uriya mukecuru nubwo yicaye, yiriwe yicaye, uzi ko arushye kugusumbya. Uzi impamvu arushye? Nuko nta kintu agikora. Buriya kutagira ikintu ukora gifatika cyinjiza umusaruro, umuryango wawe ukishima, ni imvune ikomeye cyane. Wongereho n'imyaka ye, imitsi, amagufa yaragonganye, none ukavuga ngo ukanareba hirya, ukareba hirya ngo we uzi kuba wiyambura umugisha. Uzi ko uriya mukecuru wahagurukira, uriya musaza wahagurukira, uriya mudamu ukuze kuri wowe, umuntu wese ukuruta imyaka, nubwo mwaba munganya, ariko ukavuga ngo Mana numva ashaka kubera umugisha uyu muntu. Uzi ko asigara yatura amagambo nubwo atayakubwira, umutima we wishima, Imana ikanezerwa, kandi umugisha ukaza kuri wowe. Ubwanjye nzajyana nawe, nzakuruhura. Imana yiteguye kukuruhura, kugendana nawe byo ni ihame, ariko nizakuruhura. Aba bana bagiye gushaka, abashatse imbere yawe, nimubwire Imana ngo ntabwo uru rugo tugiye kurugendamo twenyine, ntabwo tuzarugendamo twenyine, ko niturugendamo twenyine ruzasenyuka nk'uko iz'abandi zasenyutse. Ntibakundanaga se? Ntibasezeranye se? Ntibabwiranye amagambo y'urukundo n'amasezerano akomeye cyane? Ariko kuko bageze igihe bakibagirwa Imana, bakayishyira ku ruhande, haje ikindi kintu kitifuza, kidakunda, kitanezererwa ahantu hari amahoro. Nimubwire Imana ngo ntabwo twazagendana na marayika, nawe azababwira ngo nzajyana namwe kandi nzabaruhura. Aho benshi bariho barira, aho benshi habaho kudahuza, kutumvikana, intambara zikarota, aho ngaho Imana izazihature, ibane namwe kandi baruhure. Ntimuzarira, ntimuzahetama, ntimuzababara. Mu nzara, mu bushomeri, ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibana n'abantu mu bushomeri, mu nzara. Abantu bakakubona usa n'uwisize amavuta yaguzwe muri ni iheduka rikomeye hano. Je nari nzi mu myaka yashize, nari nzi iyitwa ngo Serena boutique, amavuta y'igitangaza, waraye ubusa wabwiriwe, ikagusiga kubera ko yiyemeje kugendana nawe, ikakuruhura. Mose yamusubiriyemo ngo ubwawe nitutajyana, ntutuvane hano. Abanyeshuri mujya kwiga,
mujye mubwira Imana ngo Mana tujyane. Gukopera ni icyaha kibi. Muzi ko ari icyaha kibi? Mwari mubizi ko ari icyaha kibi? Bigira ingaruka zikomeye. Bigira ingaruka. Iyo ugeze mu kazi ugomba kugira amanyanga, kuko hari ubuhanga wigijeyo. Mu rugo uzubaka, mu buzima busanzwe uzakora amanyanga. Nibikuvaho, nimureke mubwire Imana ngo gendana nanjye Mana, unduhure. Kandi kukuruha no aragufungura ubwenge, araguha ibikwiriye, aratuma memoire yawe, ubwonko bwawe bufata neza, hanyuma kandi bufata ibyangombwa. Nukuri Imana irashaka abantu ubuzima bwabo buyihamiriza. Ni bake cyane. Ube muri abo bakeya. Amen. Yosuwa igice cya mbere. Turasoma umurongo wa 5, ariko mubishatse muzasome mu rugo kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9. Imana ihamagara Yosuwa inyuma y'urupfu rwa Mose. nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Amen. Mwumvise? Nta muntu n'umwe washa nk'uko Mose ntawe wamuhagaze imbere. Farawo ntabwo yamuhagaze imbere. Imana za Farawo ntabwo zamuhagaze imbere. Ingabo za Farawo ntabwo zamuhagaze imbere. Inyanja itukura ntabwo yamuhagaze imbere. Amoko yo mu butayu ntabwo yamuhagaze imbere. Uko ibyo bitamuhagaze imbere, niko nzabana nawe, nta kizaguhagarika, nta kizaguhagarara imbere. Uko nabanye na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga, sinzaguhana. Iyo Mana tuvuga ni Imana ya Isirayeli, ni Imana ya Aburahamu, yatubwiye ngo ni sogokuru wacu, itabeshya. Yaravuze ngo nzaguha umugisha kandi urubyaro rwawe ngo kugeza ku 1000. Muri icyo 1000 turimo, murabizi imbere y'iki gice hari ahantu Imana yabwiye Mose, ni mu gutegeka nyine kwa 2, no mu kuva. Imana abisirayeli bayirakaje, hanyuma ibwira Mose ngo vana ihema ryanjye hagati y'amahema y'Abisirayeli, urijyane ku ruhande. Yarijyanye ku ruhande, noneho bakuka umutima, akajya agenda muri iryo hema, ngo yamara kwinjira igicu cy'Imana kigatwikira ku muryango. Hanyuma ngo Bibiliya ivuga ngo Mose yavuganaga n'Imana nk'abantu barebana mu maso. Ngo yasohoka hagasigara ngo akana k'agasore muri iryo hema. Bibiliya iravuga neza ngo ni kigeraga kava mu ihema. Ngo umwana w'umusore Yosuwa ngo ntiyavaga mu ihema. Aya ni amateka ya Yosuwa. Ntiyavaga mu ihema. None se ko atavaga mu ihema, ntabwo yajyaga kurya? Ntabwo yaryaga? Ese ko atavaga mu ihema, ntabwo yashatse ntiyagize umugore? Ese ko atavaga mu ihema ntiyabyaye? Yarabyaye. Yarashatse, yarabyaye. Ndetse yabaye umwe mu ntasi, za ntasi 12 zagiye gutata Kanani. Bisobanura ngo kuba mu ihema ry'Imana
suko bikubuza ubundi buzima, ahubwo ubwo buzima ububamo Imana igenda ikuruhura mu gihe cyose ugezemo, step ugezemo, etape ugezemo, ibigenza neza, ntuvunika, ntustragoringa nk'aba bandi bajya kubeshya. Amen. Azi uko ari kuko azi neza ko afite uwamushinganishije, akakubwira ngo wa mukobwa we ngo jewe nta modoka ngira, nta n'inzu ngira, yewe n'amafaranga nkorera ni make cyane, ariko naragukunze. Niba ari umugambi w'Imana dukomezanye, niba atari umugambi w'Imana tubana amahoro. Hanyuma rero uwo mukobwa azamusubiza bitewe n'ibyo nawe yapanze mu mutwe we. Niba yarahaye ubuzima Imana ngo buyoborwe nawe kandi Imana izamuruhure, byanga bikunda, niba ari umugambi w'Imana azabyemera kandi izabaruhura, izabazamurira bavane hahandi hasuzuguritse, ibakure mu gisuzuguriro ibicaranye kena bikomangoma. Ntimugashaka amateka yuzuye mw'abakobwa, ariko n'abahungu basigaye bayashaka. Nese umukobwa utize ndamujyana ngo mumaze iki? Kandi iyo yize hari igihe mwicara kubera yuko atemeye ibyo wamubwiye, akavuga ngo ubwo se wize iki? Imana yabwiye Yosuwa ngo nzabana nawe nkuko nabanye na Mose, kandi sinzagusiga, sinzaguhana. Amen. Mu gice cya 24 nituri hasi mu murongo wa 30 niho herekana ubuhamya bw'uko Yosuwa atikoreye amaboko, ngo amaze kugeza ubwoko bwa Isirayeli mu Ikanani, yagabanyije buri muryango intara Imana yari yarabageneye. Hanyuma nawe aha niho umurongo ngo amaze kugira imyaka 110 ngo arisinzirira, hanyuma ngo bamuhamba mu mugabane we aho Imana yari yaramweguriye. Ni ukuvuga ngo muri gakondo ya Isirayeli na yari yafitemo umugabane we. Amen. Bisobanura ngo yahambwe n'abana be, yahambwe n'abuzuguru be, yahambwe n'abavandimwe be. Aharahe. Amen. Rero gukorera Imana, kwizera Imana, kuyiringira, nta muntu wigeze wikorera mu maboko. Dawidi yarabivuze, nta nubwo umwana we yigeze asabiriza. Niba warasabirije, ugomba kwizera Imana ku buryo umwana wawe atazasabiriza. Yosuwa yubahishije Imana mu kuyikorera no kuba umwizerwa. Yosuwa yinjije, yahesheje Imana icyubahiro aho babagabo 10 bari bihebye, babuze kwizera yuko kiriya gihugu batazakibona, ariko we arahagarara ahamiriza ko ibyo Imana yavuze ntibizabura kuba. Amen. Yubahisha Imana mu Bisirayeli bari batangiye gucika intege. Hanyuma yakoreye Imana muri Mose, yakoreye Imana mu mukozi wayo. Hanyuma amavuta yakuye kuri Mose, Mose amaze gutabaruka, ayo niyo yagendesheje yinjiza Isirayeli mu gihugu cya Kanani. Aha ngaha ndo ndagenda avuga ubutware bwe, ku buryo bavuga ko Bibiliya ivuga ngo mu gihe cyose Yosuwa arakiriho Abisirayeli barakiranukaga, amaze gupfa nibwo hatangiye gusenga izindi mana, batangiye gusenga izindi mana. Reka mvuga uwundi mugabo witwa Dawidi. Dawidi ntabwo ari we mvugaho cyane, ariko ndashaka kuvuga ku musore witwa Abiyatari.
mu gice muri Samweli wa mbere igice cya 22 umurongo wa nyuma. Abiyatari uyu yari umwana w'umutambyi, umutambyi wahaye impamba Dawidi yahunze Sawuli, amuha n'inkota ya Goliyati, kuko yarazi ko uyu mutambyi yarazi ko Dawidi ari indwanyi, kandi ari ingabo ikomeye cyane ku mwami Sawuli, ari umukwe we. Urumva yarazi ko ari umuntu umwegereye cyane ku mutima. Aramugaburira, arangije amuha iyo ntwaro. Hanyuma Sawuli kuko yari ariho amuhiga ashaka kumwica, bamubwira umugabo mubi cyane. Abaho abantu babi koko, ntabwo ari abagabo bose. Umugabo witwa Dowegi abibwira Sawuli yuko Dawidi yanyuze kuri uwo mutambyi. Muri makeya Sawuli yicisha umuryango wose uwo mutambyi, harokoka umwana umwe w'umusore. Uwo mwana umwe w'umusore arahunga, ahungira aho Dawidi yari yarahungiye. Yagiye asangwa n'abantu batandukanye ndetse n'umuryango we. Kuri uyu murongo aho nashaka kuvuga cyane ni kuri umurongo wa 23. Gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwawe ari uhiga n'ubwanjye. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Amen. Mwumvise bene data? Gumana kuko yaraje amubwira ibyabaye. Arangije aramubwira ati rwose nari mbizi uriya Dowegi naramubonye, mbona yuko ashobora kuzakora ikintu kibi. Ati umuryango wawe uzize jewe, ariko wowe gumana nanjye, kuko uhiga ubugingo bwanjye ni uhiga n'ubwawe. Ariko nugumana nanjye ntacyo uzaba. Ariko nimutekereze, umugabo uriho uvuga ayo magambo ari mu bwihisho, arihishe, yihishe uwo nguwo umaze kwicira umuryango Abiyatari. Aya magambo yaturutse he kugira ngo Dawidi atinyuka abwira uyu musore ngo gumana nanjye? Nugumana nanjye, kuko uri uhiga ubugingo bwanjye ni uhiga n'ubwawe. Nugumana nanjye ntacyo uzaba. Ni ukuvuga ngo Dawidi hari ikintu yari yishingikirije kugira ngo amenye neza ko Sawuli nubwo ahiga ubugingo bwe atazabubona. Icyambere, mu gice cya 16 muri Samweli wa mbere igice cya 16, Samweli yaje gusiga amavuta y'ubwami mu muryango w'umugabo umwe. Baza Imana iza gutoranya Dawidi, ariko kara gasore gatoya, amusiga amavuta. Yarabitekerejeho, ari inyuma y'intama za se igihe cyose. Kuki atari mukuru wanjye? Kuki atari umukurikira? Kuki ari igihe uvuye mu ishyamba akaba ari igihe usukwa haya amavuta? Kandi ngo umwuka w'Uwiteka yahise ajya kuri we. Amen. Rero mu mutima yaravugaga ati jewe Sawuli ntashobora kunyica, kuko Imana yansigishije amavuta yo kuzaba umwami. Sinshobora gupfa ntabaye umwami. Icyo cyatumaga afite ibyiringiro byo kubwira uriya musore ngo nugumana nanjye ntushobora kugira icyuba, kuko muri jye nubwo atabivuze nzaba umwami mu cyimbo cy'uriyo mpiga. Icya kabiri nibyo jewe umwuka we yagiyemo. Icya kabiri, mu gice gikurikiraho cya 17, Goliyati n'Abafilisitiya bagaragaza gati Sawuli, bagaragaza gati ingabo za Sawuli, biranga neza neza. Arakana gatoya araza yicisha Goliyati akabuye, ntabwo ari inkota, akabuye. Mu mutima naje gutekereza, ndavuga ngo mu mutima agomba kuba yaravuze ati ariya mavuta nasizwe, icyo namukubita cyose
kiri bumukubite hasi, namukubita inkoni, namutera umushugujugu wayo, namutera ibuye riramwica tu, kandi ryaramwisha. Kubera iki? Kuko yarazi uwo bari kumwe. Menya uwo muri kumwe mwene data, menya Imana uri kumwe nayo, ntigira limite. Ubushize apotre yaravuze ngo, atubwiye hariya mu Befesi igice cya 10 avuga za hierarchy zo mu isi y'umwuka zirwanya ubugingo bwacu, zirwanya itorero, zirwanya umugambi w'Imana. Izi nzego zirwanya umugambi w'Imana, ngo hari abatware, les dominations, abategeka, hari abatware, les autorités, hanyuma hari les princes de ce monde des ténèbres, ngo ibikomangoma biyobora iyi si y'umwijima, nibo bohereza ibitekerezo byo kuzana ubwicanyi, byo kuzana ubusambanyi, byo kuzana inzangano, byo kuzana intambara, ibintu bitandukanye. Noneho bakabyenjekta, bakabishyira mu myuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iyo myuka mibi y'ahantu ho mu kirere ikaza ikinjira mu bantu, bagatangira bagakora bya bindi. Ariko yaratubwiye ngo hejuru yabo batware, yabo bategeka, hari umutegetsi. Tujya twambura Imana icyubahiro cyayo, tujya twambura imbaraga Imana icyubahiro cyayo. Hejuru yabo badukandamije, baducuze bifuna buhoro, hari Imana ibategeka, hari Imana itabemerera ko hari ahantu batarenga. Imana ibashyiriyeho akarimbi, Imana yagushyiriyeho akarimbi, hari aho badashobora. Ubundi nta muntu wabukiriho, nta torero ry'abarikiriho, ariko kuko Imana yabashyiriyeho akarimbi, hari aho badashobora kurenga ku buzima bwanjye, hari aho badashobora kurenga. Murabizi, mujye mutekereza niyo mugenda muri mu modoka, muri mu kazi, mujye mutekereza ko mufite ihema rigutwikiriye, ihema riguhishe, ihema rihisha abana bawe, ihema rihisha umuryango wawe. Iryo hema riri impenetrable, ntabwo nta cumu rishobora kwinjira muri iryo hema. Amen. Dawidi rero nubwo yari yihishe, suko yarabuze imbaraga zo kwica Sawuli, n'izo mbaraga yarazifite, ariko kuko yasizwe, kuko yari yararezwe, kuko yari yarigishijwe ko l'autorité, ubutware buturuka ku Mana, ntabwo yari gushobora kwica Sawuli. Mu mateka ye biragaragara ko hari ahantu yari yihisha mu gitare, hanyuma Sawuli aramubona nawe yihisha aho hantu. Yari gufata inkota, kuko n'abasirikare baramubwira ati wamwishe singuriye, ati sishobora gukora ku wasizwe. Suko yarabuze imbaraga rero, ariko yarazi ko Dawidi yarazi ko ari kumwe n'urusha imbaraga Sawuli n'ingabo ze, aramureka. Donc nawe yaramufiteho autorité. Rero Imana yari iri kumwe nawe, niyo yatumye abwira Abiyatari ngo gumana nanjye. Yesu nawe arakubwira gumana nanjye, kuko undwanya, kuko unyanga ntafiteho ubutware. Aranyanga, arandwanya, ariko ntanshobora. Uri kumwe na Kristo rero, ugumanye nawe ntacyo ashobora kugutwara. Amen. Ntacyo azakunyaga, ntacyo azakwiba, kuko nabiriya yakwibye Imana ishobora kubigushumbusha inshuro zingahe? Ngo
inshuro ngo ebyiri, inshuro 100 hano mu isi izari gushumbusha inshuro 100. Evidama n'ibigeragezo, kuko mu gihe uriho unyagwa biriya bintu byawe n'ibigeragezo, no, ariko ngo ukazongerwaho ubugingo buhoraho. Amen. Ukorera nde? Yaguhaye irihe sezerano? Wisubize, byandike. Ukorera yaguhaye irihe sezerano? Ese yarakubwiye ngo gumana nanjye? Arabishobora. Nugumana nanjye ntacyo uzaba, kuko mu gihe cyose atari Yesu, nubwo yaba ziriya domination, nubwo yaba bari abatware, bafite akarimbi, hari ahantu batarenga, ntibashobora kukwimana, ntibashobora kukwima Imana, kuko yaravuze ngo ni jyewe ufite ububasha bwo kwica, kwambura umuntu ubugingo nkamwambura n'ubuzima, nkamwambura umubiri nkamwambura n'ubugingo, agapfiteka ryose. Bariya abadayimoni ntabwo bafite ububasha bwo kwambura ubugingo. Amen. Bashobora kukwambura ibyo kurya, bakakwambura ibintu, bakakwambura akazi, bakakwambura, ariko ntibashobora kugutwara ubugingo. N'ahantu hatagerwa n'undi muntu uwo ari we wese. Amen. Uwo rero ntekereza ko ari we ufite isezerano ridakuka. Niwe wenyine watubwira ngo, nkuko Dawidi yabwiye Abiyatari, Yesu niwe watubwira ngo mu mbaraga z'Umwuka Wera, gumana nanjye, utampejeje mu gituro ntashobora kugira ahantu agutwara. Rero accroche-toi. Umva isezerano, shakisha isezerano ry'Imana, shakisha ikintu wavuga ngo, urabona iyo dushaka kwanika imyenda dushyiraho umugozi, hanyuma iyo haje umuyaga hari twa tuntu tumwe dufata imyenda mitoya, shaka kariya kantu nubwo kaba gato, nubwo kaba ari agasezerano gato, ariko gatutse mu kanwa ka Kristo ako, kuko we ntabwo yita ku ntege nke zawe, ntabwo yita ku burangare bwawe, yita ku ijambo yakubwiye, akarikurikirana, akariherekeza. Iryo niryo ryaherekeje Mose n'Abisirayeli kugira ngo bazagere muri Kanani, igihugu yari yasezeranyije sekuru Aburahamu. Aburahamu ntiyaragihari, Isaka ntiyaragihari, Yakobo ntiyaragihari, ariko Imana yarariherekeje. Ntibagonde ijosi, Imana ikagera gutya ikitaza kugira ngo itarakara ikabarimbura, yibuka rya sezerano. Ubwira Imana iguhe isezerano izajya yibuka. Amen. Niba urifite, ongera nawe urya kurushe nk'uriya mwenda, uryinaganikeho, urifate ngo ndaryibuka Mana wararivuze. Niba ntabyo uzi muri conscience yawe, risaba Imana, gira icyo umvugaho Mana, gira icyo umvugaho gishobora kundinda, gishobora kumperekeza muri urugendo rw'abasore bamerewe nabi cyane. Mana hari kubera iki kera hajyaga hapfa abasaza, ariko uyu munsi abakiri bato nibo bariho bapfa. Murumva ibyo bintu ari umugambi w'Imana? Ntabwo ari umugambi w'Imana. Niyo mpamvu ugomba kuva muri abo bantu, niyo mpamvu ugomba guhindura position kugira ngo ube mu ruhande rw'ukurwanirira, rw'urinda ubugingo bwawe,
mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya nukuri turekrame ubugingo bw'abana bakiri batoya, turekrame protection yabo, amaksida, indwara ngo nibo badukanye za stroke gute, umuntu ugifite umutima muzima, umuntu ugifite imitsi mizima, mwabana mwe ntabwo bibatera ubwoba? None se mwibaza ko uriya watwawe na stroke hari ikintu wamurushaga? Ikintu cyonyine ushobora kumurusha, ikintu cyonyine gishobora kukurinda ni uguhagarara neza muri Kristo, kuko niwe usenya imigambi yose Satani azana ku bugingo bwabo. Nukuri Mana turekramye santé physique, émotionnelle, spirituelle y'urubyiruko rwacu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Turarekramye protection yabo, uburinzi kuri bo, uburinzi baryamye, uburinzi bagenda mu mihanda, uburinzi mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu Imana irinze impanuka hano. Zaburi ya 25 umurongo wa 3. Ntidushobora gukorwa n'isoni twarizeye Imana ihoraho. Ntidushobora gukorwa n'isoni. Ntidushobora kugibwaho n'ikimwaro. Siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Siko bizaba abamutegereza. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Amen. Ntukave mu isezerano, kuko ugiranye isezerano n'umuntu akarivamo birababaza, sibyo? Ariko iyo atari we warivuyemo nta rubanza ufite. Ngo ntabwo ariko bizahora, ntabwo ariko bizahora. Mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Tegereza Yesu. Niba cecetse, ubushize apostle yaratubwiye ngo isaha y'Imana, isaha ya Yesu ntabwo ari yo saha yacu. Ibyo tugambiraho ni byiza, ariko ibigenera igihe cyabyo. Tegereza mwene data, tegereza kuko yo ntizabura kubikora. Ubivuyemo mbere y'igihe ni ukorwa n'isoni, ariko abamutegereje bihanganye ntibazigera bakorwa n'isoni. Umva, ikintu cyo mu buzima icyo ari cyo cyose, ikintu icyo ari cyo cyose, ishuri, akazi, urushako, urubyaro, amafaranga. Hari umuntu uzi ko abantu bihimbira ibintu ngo amafaranga na Satani. Kubera iki? Kuko yayabuze, noneho kugira ngo ace intege aba yafite. Noneho usigaye uvuga ngo na Satani. Ntabwo ari Satani. Bisobanura ngo rero niba utayafite ni Satani wayakwibye. Kandi kuko Imana ngo niyo nyiri feza ni zahabu. Muzi igituma siyo yaremye isi. None si zahabu ziri hehe? Ntiziri mu isi. Sizo izo zahabu sizo zivunjwamo amafaranga abantu baremye. Rero vuga ngo yewe hamwe na data turi ba nyira amafaranga. Iso nawe mufite ubutunzi bwose n'ubwanyu,
ariko mu gihe utarabufata mu ntoki menya ko ariho abukujerera, menya ko ariho yakurindira, menya ko mu gihe gikwiriye azajya guha igikwiriye, kuko avuga ngo wowe wahita uguruka, ntabwo waba ukinyibuka, nta nubwo waba ukibuka inzira ijya mu nzu y'Imana. Hanyuma ugasigara ugenda wavugaga mwami Yesu ndagushimiye, usigaye ugenda uvuga ngo mwambonye, mwamenye nahageze, akaba aragutakaje. Rero ntukave mu isezerano nta mpamvu, kuko uvuye mu isezerano nta mpamvu. Kandi kuvuga ngo nta mpamvu ni ukuvuga ngo nta mpamvu nimwe. Ntabwo wavuga ngo nashomereye, nakozwe n'isoni, ntabwo ntanga amaturo, ntabwo ntanga icyacumi, nabuze amafaranga yo kugena. Turasengera abantu bataza mu materaniro, badaterana kubera ko batuye kure, ariko turasengera n'abantu bayabaze. Urabibona, bayabaze akavuga ati ninkuramo ya bisi ntabwo ejo bizavamo, tangayo ya bisi, hanyuma urebe ko abana bawe baza kubwirirwa barabuze. Yesaya 41 umurongo wa 10, wa 9 n'uwa 10. weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Amen. Amen. Ahangaha ndagira ngo mubyumve neza kuri murongo wa 10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe. Hari ibintu byinshi cyane bituma umuntu yiheba, hari ibintu byinshi cyane bikura umuntu umutima, ariko Imana irakubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Uko yabwiye Yosuwa, uko yabwiye Mose, uko yabwiye Dawidi, ni kwikubwira uyu munsi. Kuko ndi kumwe, ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza. Mwibuke ibwira Mose ngo nzajya nkuruhura. Ariko murumva Imana, urumva Imana itari wikubwira ikongera ikagusubiriramo, ikongera ikaguhamiriza. Ubu nta muntu uriho yakira ubuhanuzi bwe, nta muntu Imana iriho iruhura, nta muntu Imana iriho ikomeza. Haleluya. Ntukugurwe umutima n'ibikuzengurutse n'ibigukanga, ntugire ubwoba, kuko iri kumwe nawe ngo gukomeze, iri kumwe nawe ngo ikuruhure. Amen. Reka rero tuvuge undi mugabo witwa Yesu, ukuntu nawe yaduhumurije akatubwira ko ari kumwe natwe. Bariya bose bari abahanuzi bahanura icyo Yesu ari cyo n'icyo azaba cyo mu buzima bwacu. Yesu araje abwiye abigishwa be, arabahanuriye, arababwiye mu bwenge yuko agiye gupfa. Hanyuma babibonye bakuka umutima, arazuka. Mu gice cya 28 Matayo, iri jambo hari igihe barivuga tukumva n'iryabwiwe Petero na Yohana na Matayo na Filipo, ariko uyu munsi niwe mwigishwa we, kandi uriho unyuzwa cyangwa uriho unyura mu bikomeye, mu bikuye umutima. Ndi kumwe namwe, ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Dusomere umurongo wa 18 n'uwa 20.
nuko Yesu arabegera avugana nabo ati ntawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nabategetse byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Amen. Aha inyigisho nshaka guhagararaho ni ngo ndi kumwe namwe. Nahawe kwanza, nahawe ubutware bwose ku kintu kikuremereye muri uyu mwanya, ku kintu kiguhagaze imbere muri uyu mwanya, ku kintu kigutsikamiye muri uyu mwanya. Imana yashyize ubwo butware kuri Kristo. Ubutware bw'icyo kintu niba kigutsikamiye, nawe bwira ubutware bwa Kristo ngo gitsikamire, nawe gitsikamire. Kandi uko gitsikamira niko gitsikamika. Amen. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Hanyuma ngo dore, kandi dore ndi kumwe namwe. Ntabwo Imana muri Kristo izigere kureka. Niba warayizeye, niba warayirutishije ibindi byose, ntabwo izigera ikurekura ngo kugeza ku mperuka z'isi. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo twebwe hari abadutangiriye batambutse, yabanye nabo. Hanyuma haza abandi igendana nabo baratambuka. Hanyuma haza abandi, natwe generasiyo yacu ari kumwe natwe. Generasiyo izadukurikira ari kumwe nabo. Ngo impamvu yavuze ngo kugeza ku mperuka y'isi nuko ntabwo tuzagera ku mperuka y'isi. Yesu azaba yaje. Hanyuma twarabe abazasigara bazamwizeza kubabazwa, azabana nabo mu gihe cya Antikristo. Azabana nabo, azaba gikomeza kubana nabo. Nuko ku mutima, kuko nahawe ubutware bwose hehe mu ijuru no mu isi. Natekereje kuki atavuze ikuzimu, kandi yarahageze akerekana imbaraga ze. Uyu munsi ntacyo gikeneye kujya gukora mu ikuzimu. Ahagira iki? Nta mukiranutsi ukihajya, nta wera ukihanyura, ntawe. Niyo mpamvu avuga ngo ubutware bwe abufite mu ijuru, n'aha harabera. Uri kumwe nawe rero, ubutware bwe buri kumwe. Mwami Yesu, ni ukuri. Wumva umwuka wera, ni ukuri. Rero yabibwiye abigishwa. Mwibuka abigishwa Petero, Yohana, ba Filipo. Nabatekereje mpita nibuka ko bari imbere yuko agambanirwa bari 12. Noneho ni umuntu umwe yatubwiye ngo rero ngo mu bigishwa ba Yesu 12 habamo Yuda umwe. Baba bigishwa 24 hakambamo ba Yuda 2. Haba 36 hakabamo ba Yuda 3. Baba abigishwa 48 hakabamo ba Yuda 4. Rero nta na rimwe ba Yuda batazahaba. Ntibikuraho ko Yesu ari muzima. Ntibikuraho yuko yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ntukishinge ba Yuda. Ikindi, ntukishinge ba Petero. Petero ngo yari impulsif, ari passionné, yarahubukaga, niwe wavugaga bwa mbere, niwe wazaga iteka n'ibitamureba. Kandi kuriya guca ugutwi wa musirikare si ubutwari, bwari ubwoba. Hanyuma Yohani ngo yari affectueux, yari afite urukundo, ari umunyamwuka. Ngira ngo nicyo gituma Yesu yamujyanye mu kirwa cya Patimo.
agiye guhishurirwa umugambi w'Imana. Yari umunyamwuka cyane, ariko akagira urukundo, niwe wahitaga rumanifesta, akarusukira kuri Yesu, akabimubwira ati ndagukunda. Yabona atabyumvise cyane kuko ariho yigisha, agahita muryama mu gituza. Hanyuma Toma bajya bavuga burya ngo nutizera. Reka da, ahubwo bwari ubwenge bwatumaga agira analize cyane, kuko kutizera ko ntabwo byamuvanye iruhande rwa Yesu. Akagira kubanza kwanaliza imbere yo kwinjira mu kintu. Hanyuma rero Yuda nk'uko mubizi, umujura, umugambanyi n'abandi, abo rero tuzabana nabo, tuzicarana nabo, tuzasangira, tuzakorana umurimo w'Imana, ariko ntibagomba kukwambura yuko Yesu yavuze ngo ndi kumwe nawe, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, dore ndi kumwe namwe, mugende muvuga ubutumwa bwiza, nzaba ndi kumwe namwe iteka kugeza ku mperuka z'isi. Ntabwo isezerano rya Kristo cyangwa we ubwe bihindurwa nuko umuntu unyicaye iruhande, umuntu umagaze hari imbere yagize intege nkeya. Please, mureke twipozisione mu gakiza bidashingiye ukundi muntu yitwaye. Umuntu ukumva umuntu aradutse kuri YouTube ngo ayo matorero n'amadini nimuyavemo, n'ay'ubuyobe, n'abantu bashaka kubatwarira amafaranga, n'abantu bashaka kubatwarira umwanya, n'abantu bashaka kubagira imbata zabo. Uzi ko n'abayuda ari uko nguko babwiraga abigishwa? Ni ryari byigeze bihinduka? Abo bantu bazabaho, ariko ntibizakuraho ko Yesu ariho, ntibizakuraho ko Yesu yaguha isezerano ko yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, kandi azabana nawe, kandi azakuruhura, kandi azakumva, azakwitaho. Nukuri tuve mu kigare kuba intama za zindi zigenda ngo imwe yagiye mu muhanda, narabibonye, yigiye mu muhanda ntabwo izindi zireba yuko yagonzwe, zirakomeza. No, mwumva ijambo ry'Imana. Wowe icyo yikubwira ni iki? Ijambo ryawe ntabwo ari iry'undi muntu. Amen. Ibyo nibyo byakomeje abantu, batangiye mu rugendo rw'agakiza, uyu munsi bakaba bagihagaze mu gakiza. Imana izagendana nawe kandi izakuruhura. Ntuzigere ukorwa n'isoni osilonta mu gihe cyose uhagaze muri pozisiyo Imana ishaka. Izagikunyuza hagati y'intare, uzamuka ujye ku musozi, zizigare zireba ngo yaduciye ngo byagenze bite. Isi izaguhagurukira, n'abitwa ngo bene data batari bo bazaguhagurukira, ariko igihe cyose uzaba uri kumwe na Yesu arakubwira ngo ntutinye, ntukorwe n'isoni, ntuve mu isezerano ari nta mpamvu. Uyu munsi hariho abakorwa n'isoni, ariko byabananiye guca bugufi no gusaba imbabazi. Umwuka wera twasigaranye ntashobora kuduta. Yohana 14 usome, nubwo ntari buhasobanure hose, usome 15, 16, hanyuma usimbuke 21, hanyuma 23. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe.
sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi niwe bakimbona, ariko mwebwe muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Amen. Amen. Nimunkunda mukitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data. Yesu arasaba Data, aramusaba ku bwawe. Nukunda Yesu, numwizera nk'uko ari, bene Data, ntumwizere uko uri wowe, ntumwizere uko so ameze, ntumwizere uko inshuti yawe imeze, mwizere uko ari. Ngo nawe azasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Naha nashaka guca umurongo, umufasha w'ibihe byose. Ni ibihe bihe, ni ibihe byo mu cyubahiro, ni ibihe byo mu gisuzuguriro, ni ibihe byo mu nzara, ni ibihe byo mu bushomeri, ni ibihe byo mu gisuzuguriro, ni ibihe byose. Uwo mufasha muzabana, ntazigera atandukana nawe, ntazigera kureka. Bene Data, umwuka wera abana natwe, ariko nitubimenya, nitubyumva. Kandi Yesu yaramusabye Data, aramuduha ngo kugira ngo adufashe, kandi dufashe ibihe byose. Amen. Abisi ntabwo bamuzi, nicyo gituma abaturage bakabona turabasazi. Ariko emera umusazi, waba umusazi mu Mana aho kuba umusazi w'izuba. Uzi ko uriya musazi batamuseka? Hari ubwo murabona umusazi wikoreye amasashe bamuseka? No. Ariko kuki we baguseka hanyuma ukamwara? Ntiwikoreye amasashe, uravuga Yesu, uravuga ineza ye, ariko ukamwara, ugakorwa n'isoni. Kandi yagusabiye umwuka wera ubana nawe, ugufasha mu bihe byose. Ni ukuvuga ngo kubaho kwawe kose, hanyuma no mu bihe ugenda unyuramo, hejuru hasi, ahakomeye ahoroheje, muri kumwe iteka. Amen. Ku murongo wa 21 ngo ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda. Kandi amategeko ya Yesu ntabwo avunana. Ntugakora icyaha. Kudakora icyaha biravuna. Kuki twanga gukora amategeko ya Yesu? Kandi ikibi tutagikoze nta rubanza rutuza. Tudakoze icyaha nta muntu uri budushinje, ndetse nta n'Imana iri budushinje. Amen. Kandi unkunda azakundwa na Data. Nanjye wankundiye umwana namukunda. Tekereza umuntu ugukundiye umubyeyi wawe cyangwa ugukundiye umwana, kuko ruriya rukundo ruba rumusunika kumugirira neza, sibyo? Rumusunikira kumurinda. Rero Imana nayo izadukunda kuko twakunze umwana wayo. Amen. Ngo nanjye nzamukunda mwiyereke. Amen. Hanyuma umurongo wa 23 ukavuga ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza. Aha niho nashakaga. Tuzaza. Aha ngaha uhaca akarongo cyane cyane. Tuzaza aho ari, tugumane nawe.
tuzaza twembi. Urumva deja uri kumwe n'Umwuka Wera, hanyuma data nanjye tuzaza tugumane nawe iteka ryose. Amen. Mu kurangiza ndashaka kuvugana n'abantu babiri. Abantu babiri ni ukubibutsa aya magambo twavuze mu ncamake. Twabonye Imana ivuga ngo ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Niba ukeneye kuruhuka, hari umuntu umwe wenyine ushobora kukuruhura. Ntabwo ari so, ntabwo ari nyoko, ntabwo ari inshuti, kuko afite imbaraga ariko zifite aho zigarukira. Iyo ageze aho zigarukira, nawe akenera umuruhura, akenera ujyana nawe. Amen. Ngo sinzagusiga kandi sinzaguhana. Uzi umuntu utaguhana mu byago, uzi umuntu utaguhana mu kigeragezo, muzi umuntu ugusanga mu gihe icyo ari cyo cyose. Muzarebe nk'iyo umuntu yapfushije umuntu akunda, nukuri abantu bamukunda baramutabara, n'abatamuzi baramutabara, ariko ntabwo bahoraho. Ntibahoraho, bagera igihe bakagenda. Ariko hari utahava, hari udashobora kuhava. We agera igihe akanavuga ati jyewe mfashe ngiye mu cyimbo cy'uyu muntu, ngiye mu cyimbo cy'uyu muntu wabuze wakundaga, kandi nzakora ibirenze ibyo yakoraga. Yemwe imfubyi zizeye Kristo, ntabwo mwabibonye? Abapfakazi muri hano, ntabwo mwabibonye ko hari ibyo Yesu yakoze umugabo atari gushobora gukora? Ya, uyu mugabo akwiriye guhabwa icyubahiro, uyu mugabo akwiriye gushimwa, uyu mugabo akwiriye gushyirwa hejuru. Oh, haleluya, haleluya. Urakoze ku mfubyi wabereye umubyeyi, urakoze ku bapfakazi warinze waburaniye, urakoze ku barenganye. Hari benshi barenganye warenganuye. Hanyuma ngo nubana nanjye, ndiho ndasubiramo amagambo twize, nubana nanjye ntacyo uzaba, kuko umpiga ari wowe uguhiga, ariko nubana nanjye ntacyo uzaba. Nubana na Yesu ntacyo uzaba. Umuntu wapfuye akazuka, igituro ntikimufate, abandi bose barafashwe. Uko nyine abantu bashobora kuguhamba, bakaguhamba mu mateka y'akazi, umuntu uzigera ubona akazi kutatanze ruswa, kuko utagize gutya, ariko umunsi umwe Imana ikaza kukuvana muri iyo mva y'ubushomeri, akazukana nawe, ukabona akazi, ugahembwa amafaranga yikubye inshuro babandi bagusetse. Ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Yesu arabyivugira, mvuye mu mva mpawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, dore ndi kumwe namwe kugeza aho uzagarukiriza. Kandi aho uzagarukiriza ni hari yavuga ngo aha niho nari naragennye kugomba. Ni Yesu uzaba wagarutse, cyangwa igihe cyawe kizaba cyageze. Kandi iyo igihe cyawe cyageze ari icy'Imana, ugenda wishimye, ugenda unezerewe. Niba mwarumvise ubuhamya bw'abantu benshi, hari abantu bataha ukavuga ngo Mana kuki atari igihe, kubera ubuhamya asize, uburyo agiye asize ibyiringiro mu bantu, asize ibyiringiro ati nimukuka umutima nimuteye. Ndegewe aho ngenda ndahabona hameze neza. Kubera iki? Kuko yemeye kugendana na Yesu. Azabaha undi mufasha kugira ngo abane nawe iteka ibihe byose. Tuzaza aho uri, tugumane nawe iteka.
wizera, navuze ngo ngiye kuvugana n'abantu babiri, warizeye Yesu uramukunda pe, kandi koko uranamuhamiriza, ariko igihe kiragera haza ikintu kikwitambika imbere neza ugahita usubira. Nanze kuvuga ibyo apostle yavuze ku cyumweru gishize, ariko namwe murabyumva, ugahita usubira kuri bya bindi wataye, noneho hakaba igihe ubisubiramo ariko umutima wanjye ntubishaka, ariko ndi oblige. Uri oblige kubera iki? Ntabwo uri oblige gukora icyaha, ntabwo uri oblige kwitwara nk'abapagani, kuko wowe ufite Imana iri hejuru ya byose. Uwo muntu wowe uriho, ntabwo uriho umusuzuguza gusa, ahubwo uriho uritwikurura, uriho uriyambura wa wundi wari kugendana nawe ibihe byose, wa wundi wari kugendana nawe mu bihe by'umwijima, wa wundi wari kugendana nawe mu bihe by'ibigeragezo. Hari ibigeragezo bitubaho bitanaturutse ku byaha byacu. Nta wundi muntu ushobora kuvana aho hantu atari Yesu ukubwira ngo gumana ko wagumanye nanjye ndahagurutse kuburana uru rubanza rwawe. Amen. Wagiye mu bantu ngo bakuburanire ko bazi amategeko, wagiye mu bantu ngo bagufashe kubera ko ari abanyacyubahiro, ariko bafite aho bagarukiriza. Arakubwira ngo koko ndi umutegetsi cyangwa se ndi umunyacyubahiro cyangwa se mfite amafaranga, ariko mfite aho ngarukiriza. Ubwo bisobanura iki? Wibagiwe unsumbye, wibagiwe undenze. Uwo muntu ongere usubize Yesu mu mwanya we mu buzima bwawe, abo mwitwikiro wawe. Yaguhaye Mwuka Wera ngo umugendane mubane, ntazigera gusiga, ntazigera guhana. Rero dufite Imana tudakwiriye gutwikiriza ikindi kintu. Dufite umuntu ugendana natwe mu bihe byose, mu bihe by'icyubahiro, mu bihe by'ubukene, mu bihe by'igisuzuguriro, mu bihe by'ubutoya, mu bihe byo gukomera, iminsi yose. Amen. Rero ndashaka ngo uhaguruke, wowe ushaka ko aguhumuriza akakubwira ngo igihiga ubuzima bwanjye, kuko Satani niwe uhiga ubugingo bwa Yesu, niwe uhiga icyubahiro cya Yesu, niwe ushaka kumwambura autorite ye. Umubwire nje kugusubiza icyubahiro cyawe, nje kugusubiza umwanya wawe ku buzima bwanjye, kuko nimbana nawe ntacyo nzaba. Kandi kubera ko ari wavuze ngo dore nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mu gihe cyose nagushyize mu mwanya wawe, nta babatware, nta babanyabushobozi. Kandi bari batware n'abanyabushobozi ntimugire ngo naba baperezida n'abaministre n'abadepite, mba mvuga ni ibyaremwe byo mu isi y'umwuka, biri aho ngaho kugira ngo bitegeke ibyago, bitegeke ikibi ku mwana w'umuntu. Kuko iyo umwana w'umuntu aguwe nabi biba bikoze mu jisho ry'Imana. Iyo rero uhaye Imana ubwo butware, uhaye Yesu ubwo butware, kuko uri munsi y'abo batware babi, we arategeka, arinjira akabaparariza, akababuza ibyo bashakaga gukora, akohereza marayika we kugira ngo agendane nawe. Amen. Ariko ntabwo afite uburenganzira utamuhaye, ntashobora kwemera, ntiyakora ahantu utamuheye uburenganzira. Niyo mpamvu mbwira ngo utarizera Yesu ntacyo bisaba. Icyo Yesu ashaka ni icyo cyubahiro umuhaye, yuko umukeneye, yuko imbere y'ibindi bintu byose, imbere y'abandi bantu bose ni uprima, ni uri imbere.
hanyuma ukamwizera mu mutima wawe, kuko ndabizi niko wamwizeye, kuko ijambo wumvise ndabizi yuko wumvise ko atari amagambo, atari inkuru, ni ibintu byakoretse n'uyu munsi bikoreka, sibyo? Mwabyumvise kuri Dawidi, mwabyumvise kuri Yosuwa, mwabyumvise n'abandi bahanuzi n'aba Yeremiya bashyizwe mu myobo bakavanwamo, ba Daniel bashyizwe mu myobo y'intare bakavamo, bagenzi be bashyizwe mu muriro bakavamo. Nta kindi ni ukubera ko bizeye uriya muntu, hanyuma ukamwatuza n'akanwa kawe gusa ubukijije. Murumva bikojeje isoni? Murumva bimwaje? Ukinjira mu mugabane w'abantu bazabona ibitangaje byo mu buzima bwa none n'ubwiteka ryose. Rero ndasaba abo bantu mugire n'ubwo butwari bwo kumwubaha no kumwubahisha, hanyuma wowe wongere ugirane nawe isezerano. Hari ushaka kuvuga ngo ndumva ashaka ko umbwirira ijambo, nuva nkeneye umutima wanjye kuhumurizwa, umbwire ngo gumana nanjye, igihiga ubugingo bwanjye nicyo gihigwa n'ubwawe, igihiga ubugingo bwa Yesu, igihiga icyubahiro cya Yesu nicyo gihiga ubugingo bwawe. Wowe uze hano imbere, abakozi b'Imana bagufasha. Hanyuma wa wundi uriya wamwizeye akaba namukunda, ariko hakabaho ahantu yamwimiriye, aho ijambo rya Yesu rivuga ngo gumana nanjye, jyewe na Data tuzaza aho uri tubane ibihe byose. Ese ibihe uriho unyuramo, ibihe ucamo birerekana ko Yesu koko wamuhaye ubuzima bwawe aparentier mu buryo bwose kugira ngo akurwanirire, kuko hari aho tutagomba, bitoroshye kugira ngo twirwanirire. Rero nawe uzi imbere kugira ngo ibiganza by'abakozi b'Imana bihamirize umwuka wera ko none, guhera none azagendana nawe, azakuruhura, ntuzatinya. Yesu abaho umugisha mwene Data. Amen. Ndagira ngo murakoze. Yesu abaho umugisha, mukomeze muze, kubera ko uyu munsi ni umunsi uri determina ku buzima bwawe. Ntabwo kwizera Yesu, kumukurikira ntabwo bimwaza, ntabwo bikoze isoni, ntabwo bikuraho dignité, ntibimukuriraho dignité, ahubwo biramwemesha, bigatuma avuga ngo umugabo wizeye ntabwo ari ukoze isoni, ntabwo ari ukunamisha. Haleluya, 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 haleluya. Nukuri Mwami Yesu ndagushimiye. Reka mwature aya magambo, muvuge ngo Mana yanjye ndagushimira ko wankunze ukandema mu ishusho yawe, ukampa Kristo ngo ambere igitambo kubera ibyaha byanjye. Ngusabye imbabazi z'ibyo nakoze mu bitekerezo byanjye, mu mivugire yanjye, mu myitwarire no mu byo nakoze. Hari aho nanateshutse maze no kukwizera, sinaguhaye agaciro ukwiriye. Ngusabye imbabazi. Uyu munsi ngiranye isezerano nawe, ndagukurikiye kuko nzi neza ko uzanduhura kandi ukankomeza, ukabana nanjye iteka ryose.
ndagushimiye ko wampaye n'umwuka wera kugira ngo agendane nanjye, anyigishe, anyobore kandi andinde. Mu izina rya Yesu Kristo ndakijijwe, ndi umwana wawe, ndi umwana w'ubwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Reka abakozi b'Imana babarambikeho ibiganza. Ndagushimye Mwami Yesu, urakoze kuri aba bana b'abasore n'inkumi. Uwiteka wibukije uburiwe, wibukije ubumana bwawe, wibukije urukundo rwawe, wibukije ubutware bwawe, wibukije imbaraga zawe, ubibukije ko utajya uhinduka mu bihe bitandukanye, mu bihe byose. Ari kuri iyi si uri muzima, ari mu ijuru uri muzima, ndetse ni kuzimu wabaye muzima kuko wakuye abera. Ndagushimye Uwiteka ko bongeye kumva yuko hari umuntu urenze abo bizeye, urenze abo bazi, urenze abo bari baremeye. Mwami Yesu, ndagushimiye ko ugiye kugendana nabo, ndagushimiye ko utazabahana, ndagushimiye ko utazigera ubarekura nk'uko wagendanye na Dawidi mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ahangaha bari Yesu Kristo, ahangaha bari ugendana n'aba bene data, abari afata ukuboko kugira ngo ntihakagire ikibakanga, ntihakagire ikibatsitaza, ntihakagire ikibakura umutima, kuko uri uwo kwizerwa. Mu izina rya Yesu Kristo ndabizi neza yuko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo, ariko Mwami bakomereze kwizera, bahe Mwami Imana guhamya yuko bizeye adakoze isoni kandi atazigera barekura. Uhabwe icyubahiro Mwami w'abami, ubutware bwose n'icyubahiro bijyawe. Imigozi yari babohanyije n'amateka mu izina rya Yesu Kristo iracitse, kuko ubahinduriye amateka kandi ubayoboye, kandi uzivuga amazina, kandi amateka y'aba bana azaguhesha icyubahiro ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen, 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 amen. Yesu abaho umugisha bene data. Reka rero iteraniro ryose dushima Imana, umushimire Yesu, umushimire uwo ari we ku bwawe, umushimire ko yakubwiye ngo sinzagusiga, sinzaguhana. Umubwire ngo ndagushimira ko ntazakorwa n'isoni ndi kumwe nawe. Umubwire ngo ndagushimira ko uzagendana nanjye ukanduhura muri proje zanjye zose, proje zawe zose. Iyo bavuze proje ntabwo ari ubuhinzi gusa, si ubworozi gusa, si urushako gusa, si akazi gusa, si ishuri gusa, n'ubuzima bwawe bwose. Ntazigera guta, ntazigera guhana, azabana nawe kuko ari we ari na data bazaza babane nawe iteka ryose. Umwuka wera azabana nawe ibihe byose. Igihe cyose uzakenera kumutabaza azaba ari hafi yawe. Imbere y'uko ujya kubwira umuntu ngo habaye ibi, bantelefone bambwiye ibi, banza ubibwire Yesu ngo Mwami umviye telefone, umviye message bambwiye, dore ibintu banyandikiye. Upfukame mu cyumba cyawe, nta wundi muntu wa mbere nabanza kubwira ibintu atari wowe. Ni uzakuyobora, ni uzakuyobora akwereka umuryango winjiramo aho uzakura igisubizo cyawe. Ni uzakuyobora aguhuze n'umuntu Imana yari yarateguye kera ushobora kugufasha, ushobora kugufata ukuboko kugira ngo akuvane aho hantu. Mu izina rya Yesu Kristo Mwami Imana, ndagushimiye ku neza yawe, ndagushimiye ku rukundo rwawe, ndagushimiye ko watugiriye neza. Uwiteka watubereye Imana nk'uko Dawidi yabivuze. Yavuze ukuntu wamugiriye neza, wamuhaye kuryamanya mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anyura mu nzira yo gukiranuka. Hanyuma igihe kigeze ndetse yahuye n'ibigeragezo, anyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, kuko yahizwe kenshi, yahizwe
yahizwe n'amadubu n'intare, yahizwe n'ibisimba bitandukanyije, yahizwe n'iruzuba n'imvura n'ibibi byose byo mu ishyamba, ariko wamubanye nawe, wabanye nawe mu rupfu, wabanye nawe mu rupfu mwami. Igihe Sawuli umunyembaraga yamuhigaga, igihe umwami ukomeye yamuhigaga, wabanye nawe umurinda urupfu. Igihe kiragera umuvana muri icyo gikombe cy'umwijima, umwicarika ku ntebe y'ubwami. Oh haleluya! Wabanye nawe ndetse yacitse intege, yaguye mu cyaha, aca bugufi, arapfukama gusaba imbabazi. N'ubu hariho abagusaba imbabazi ngo bagirire imbabazi, wongere ubafata ukuboko ugendane nabo. Ndagushimye Uwiteka, ubane nawe mu bihe by'indwara, mu bihe by'ubushomere, muri uyu mwanya, muri ibi bihe mwami. Turasenze, dusengeye abari hano, dusengeye abadahari mwami, bananiwe no kuhaba kubera ibigeragezo bariho banyuramo. Ubibutse kuri kumwe nabo, ubibutse kutigeze ubarekure, ubibutse kuri kumwe nabo kandi witeguye kubaruhura. Urakoze nyakubahwa mwami Imana, ugendane n'itorero ryawe, itorero ryawe mwami, ugendane naryo. Turasenze kugira ngo itorero aho benshi baza kuruhukira, aho baza kumvira ijambo ry'ihumure mwami Imana, urikomeze, uritwikire, uribere inkingi itenyeganyezwa. Uwiteka mwami Imana, benshi baze mu nzu yawe mwami, niho baruhukira. Mu nzu yawe niho bongerezwamo imbaraga, niho bongerezwamo ibyiringiro. Uwiteka urishyigikire, kuko ari wowe wavuze ngo wubatse itorero ryawe ku rufatiro rw'urutare, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza, ntazarishobora, ntazigera ryunamisha, ntazigera rihetamisha. Mu izina rya Yesu Kristo niko dusabye dushima. Amen, 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 amen. Yesu abahe umugisha.